ADP suzuzi ke tabyemera ukiriko ntabwo yadefirishije kara gapereke yashizeho kuko none nibyo ngiye nabirebye Joe mu murenge yari yambaga perike nkuko nakambara nyine ingiyi ariko reba muri reception yayinduye afite akanatirereke nagura mwana adefirije ari ushwa sure pe okay ntacyo wenda reka ibyo nitu twe kubitindaho wenda tuvuge ko ADPR ishobora kutamushyingira wenda bitewe n'impamvu zayo wenda z'amahame ibifite ashobora kuba atarubahirije wowe rero wamushyingira utagisire we yaravuga ati nibaze rwose ati ahubwo batubwira abazashyingirirwa tuzabashyigikira ko akabantu babihagurutsemo baravuga ashatse akiri umwana baraditera twite abandi atuya mugabo afuturutse nyine bashyushya bo bireba naho bitareba wowe ubivuga iki cyane cyo ubwira abantu bivanga mu bitabareba ikintu ngiye nabivugaho abantu bose bari gutukuna umwana ashatse kiri muto yagute ngiye nashatse mfite 18 wowe 18 singize imyaka 23 mu rugo nubatse urabona mu minsi yashize hari saga yagaragaye yitandukana ryavugaga rya Pastor Papa Bitangaza no mufasha we baragenda barandagazanya umwanyura hatukundi unda tukundi ku buryo umuntu wese wabibonaga avuga ati aba nabakozi b'Imana cyangwa noneho finale yabyo abantu barayitegereza ariko biza kurangira ngo basabanye imbabazi ngo bahiyunga cyo koze birangirana no gubirangirana no gukora YouTube channel no gukorera ibiganiro ku buryo ari byo byatumye navuga ati utuze ko bantu bashobora kuba ibi bintu bari bakoze ari ibintu bari bapanze bya pranka cyangwa byo kubeshya abantu atari ko se nabwo umuntu agakora prank imeze gutya akagenda gatukana na mugenzi w'imbere y'intama ngo no ari pasteri akabitinyuka kuko ukunugu na amafaranga ari gukoresha abantu ibintu nk'ibi ngibi cyangwa mu byukuri wenda hari ikindi kiba kibyishe inyuma nari mbavuze nk'urugero kuko biri kuvugwa abantu bari kuvuga ati baraduprankaga kuva birangiye bakoze YouTube channel y'ibiganiro nabonye batumwe yatangiye kwambara imyenda y'abagore ngo niyo kugira ngo agaragaze ko yiyunze n'umugore ngakambara imyenda ye nyine ku buryo ubona ari ibintu umuntu yavuga ko biteye agahinda ni bitukisha izina ry'Imana niko rikaba ariko mbivuga kugira abantu babyumve neza mu byukuri ntago ibintu nk'ibyo byari bikwema Manowera mu byukuri ibintu byarambabaje nanjye kuko nubwo byaba ari ukuri cyangwa byari prank bya byose nabo ubwabo barisebeje ku giti cyabo basuzuguje Imana bakoreye kuko bafite inama nyinshi zabakurikiye bafite abantu benshi babwirije agakiza cyane ko bari abantu twemera bangaga ibintu bya divorce ibintu byo gutandukana bumva abantu bashaka ko bajya inama nzima icyaba cyarabaye hagati yabo cyari cyo cyose cyaba prank bari bamwe barakina niba ari prank bayitekereje nabi bayipanze nabi bizi ni buri umugore urabizi ni buri umugabo urabizi ni buri umusore urabizi ibyo bindi bishyire ku ruhande ubu wanuzi ndabwanze akira no kwitwa kuri umugore wabahuguye neza n'ukuri ntabwo Imana igira amatiku ntabwo Imana igira amatiku rwose ngo ntuzo ngo ngwicara ngo wikwivuga ngo Imana avuze ko nta zino ufite no so umuntu wabivuze nabyo yaravuze ko ari Imana ibivuze ngo nimwinjira aya n'umuhanuzi kandi ubona kabisa ko anashyushye cyane ndere niba abantu twajyaga tujya gusenga mu cyumba no umuhanuzi umwe ati hano harimo umuhehesi n'urugero nyine none umumama umwe nyine gumuhanuza akavuga akitigisa ati Mana uyu muhehesi dusengane cyangwa tumusohore urumva undi mumama mu nguni ngo musohore ubwo ni Imana igusubije wow haleluya bakristo bene data aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi nimwegere hino mbarangira ibihe byiza itorero rya New Covenant Bible Church riyobowe n'umukozi w'Imana Prophet Dr. John Rugira ridutegura igiterane cy'ububyutse bise Revival Conference. Iki giterane kizaba kuva ku itariki 25 na 26 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka 2025 kizabera muri Canada mu mujyi wa Ottawa ahakorera itorero rya New Covenant Bible Church.
cyatumiwemo abaramyi bakunzwe barimo James na Evangeliste Dairo guturuka muri Canada, Nzungu wamamaye mu gucuranga piano, n'umuramyi Aime Frank na Nkomezi bazaturuka ku mugabane wa Amerika. Aba bakazafatikanya n'andi matsinda nka Covenant Worship Team, Akov Worship Team, Jasper Worship Team na Sing Hozana Choir. By'umwihariko muri iki giterane hateganijwemo umuhango ukomeye wo kwimika ku bubishopu Prophet Dr. Rugira, umushumba mukuru w'iri torero, akazimikwa na Apostle Mukwiza Simo uzaba ari n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Kizabera muri Canada mu mujyi wa Ottawa kuva tariki ya 25 na 26 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Kuwa gatandatu iki giterane kizatangira kuva ku isaha saa 9 kugera saa 3 za nijoro, mu gihe ku cyumweru kizatangira kuva ku isaha ya saa 10 kugera saa 3 za nijoro mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Ni ukuvuga ko bitewe naho umuntu aherereye ku isi arumva isaha azakurikiraho iki giterane. Muzaze kandi muzadukurikire muri benshi. Imigisha, kubohoka, kuramya no guhimbaza Imana byuzuye bizashyikira abazaba muri iki giterane. Twibutse ko abatazakibamo imbona nkubone bazadukurikira kuri YouTube channel y'itorero ariyo New Covenant Bible Church. Wow! Hallelujah! Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona rero ko twicaranye n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye gukorana. Ndazi neza ko uri buze kungukamo byinshi kuko no umubyeyi, no umukozi w'Imana ugira inama n'impanuro nziza. Reka rero tumuhikaze ku Iyobokamana TV, tunamwifuriza uyu mwaka mushya 2025 kuko niho tumwakiriye muri uyu mwaka. Mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Mwiriwe neza kandi murakomeye jowe. Amakuru turashimana. Tugwa ikaze ku Iyobokamana TV. Ndabishimiye. Igihe cyari kibaye kinini cyane pe. Duherukanye ukiri umurayiki, none nonge kukugarura ufite amavuta y'abashumba. Ubwo narasutswa amavuta birukanye kabisa, nyine umukristo. Ukiri umukristo usanzwe. Amavuta se haba hari itandukaniro wenda yo maze guzukwa amavuta. Hari abantu mbona nkabona rimwe na rimwe ibintu bakora ntibiyahesha agaciro bikambabaza. Nawe hari igihe ubireba wenda nk'umukozi w'Imana? Cyane biriho cyane kuko n'igihe cyacu twasutswa amavuta n'igihe gikomeye, n'igihe mbega izina kwitwa umupasiteri, kwitwa umushumba ari igisebo, ari izina ryanduye, ari izina ryandagaye mu gihe gikomeye kuko izina bararitukishije, nyine izina ryaranduye, ariko ngaracyari 7,000 bitarakomera bayari. Kugira ngo Imana iguhamagare mu gihe gikomeye, mu gihe cyo gutukwa, mu gihe nawe ubyumva, ni ibintu bikomeye. Ariko turashima Imana ko yaduhisemo muri benshi, kaduhamagara nyine ikemera ko dusukwa ayo mavuta. Yego. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ko tugiye kubana nande mu kiganiro. Murakoze cyane abantu b'Iyobokamana TV kwa Joel. Imana ibaho umugisha. Mumeruka banyita gusa Jeannette Mama Noel, ariko iminsi none nditwa Pastor Jeannette. Yego, ni pastor n'umushumba mu itorero rya Blessing Miracle Church. Riyobowe n'umukozi w'Imana Apostle Kamuhanda Claude. Turamusuhuje cyane, no umubyeyi mwiza cyane. Mumeze neza rero? Tumeze neza, turashima. Uhagaze neza mu nshingano za gishumba? Ndumva mpagaze neza, ndumva narahungabana, ndumva nakirankura ku murongo. Nakiragukura ku murongo. Nakirankura ku murongo. Wow, ni byiza cyane n'ukuri. Nibyo nari nkomojeho, nari mvuze nti zicingano z'abashumba. Hari igihe tujya kubona tukabona abantu bitirirwa izina ry'Imana cyangwa ngo ni abakozi b'Imana, abapasteri, bamwe bakinnye amapuranka, abandi batukanye ku karubanda, abandi bakoze ibiganiro ubona ko bitukije izina ry'Imana. Iyo ubonye biriya bintu byakira gute nk'umukozi w'Imana? Nk'umukozi w'Imana birababaje kuko abo umwe agatukisha bose, nawe ugeze ukavuga wakati ni nka babandi, ariko nta kizabuza umurimo w'Imana gukorwa. Abaritukisha kuva kera bahozeho,
n'ubu ngubu baracyariho kandi bazahora nyine baritukisha bakomeze baritukisha icyakora ndamya ko nawe ari kubona ingaruka zo gutuka izina ry'Imana no kuritukisha abo ngabo bazabona ingororano yabo n'abari kwikorera neza nabo bazabona ingororano yabo ubu ngubu njye ntabwo nabo umucamanza kuko sinzi gusa bibaye byiza babireka ziriya pranka gutukana ku karubanda witwa umukozi w'Imana aya ntabwo ari byiza ntabwo bibesheje icyubahiro ubu bwabo bikosore ntabwo ndabizi yuko mu bintu udakunda kuvuga abantu aya nta nubwo nanjye ndibuze gutuma uvuga abantu ariko umuntu ashobora gutanga urugero wenda rw'ibyo tuba turi kuvuga ngo abantu babisobanukirwe neza urabona mu minsi yashize hari saga yagaragaye yitandukana ryavugwaga rya Pastor Papa Bitangaza n'umufasha we baragenda barandagazanya umwe anyura hatukundi undi atukundi ku buryo umuntu wese wabibonaga avuga ati aba ni abakozi b'Imana cyangwa noneho finale yabyo abantu barayitegereza ariko biza kurangira ngo basabanye imbabazi ngo bariyunga cyo koze birangirana no gukora YouTube channel no gukorera ibiganiro ku buryo ari byo byatumye navuga ati utuze ko bano bantu bashobora kuba ibi bintu bari bakoze ari ibintu bari bapanze bya pranka cyangwa byo kubeshya abantu atari ko se nabwo umuntu agakora pranka imeze gutya akagenda gatukana na mugenzi we imbere y'intama ngo no ari pasteri akabitinyuka kuko uku ni amafaranga ari gukoresha abantu ibintu nk'ibi ngibi cyangwa mu by'ukuri wenda hari ikindi kiba kibyishe inyuma nari mbavuze nk'urugero kuko biri kuvugwa abantu bari kuvuga ati baraduprankaga kuva birangiye bakoze YouTube channel y'ibiganiro nabonye umwe yatangiye kwambara imyenda y'abagore ngo niyo kugira ngo agaragaze ko yiyunze n'umugore ngakambara imyenda ye nyine ku buryo ubona ari ibintu umuntu yavuga ko biteye agahinda ni bitukisha izina ry'Imana niko rikaba ariko mbivuga kugira abantu babyumve neza mu by'ukuri ntabwo ibintu nk'ibyo byari bikwema manowera mu by'ukuri ibintu byarambabaje nanjye kuko nubwo byaba ari ukuri cyangwa byaba ari prank byari byose nabo ubwabo barisebeje ku giti cyabo basuzuguje Imana bakoreye kuko bafite inama nyinshi zabakurikiye bafite abantu benshi babwirije agakiza cyane ko bari abantu twemera bangaga ibintu bya divorce ibintu byo gutandukana bumva abantu bashaka ko bajya inama nzima icyaba cyarabaye hagati yabo icyo ari cyo cyose cyaba prank bari barimo barakina niba ari prank bayitekereje nabi bayipanze nabi kuko kuza kwandagazanya kuvuga umugore wawe ukavuga umugabo wawe ukavuga ibyo mwacanyemo byose urumva ni ibintu bibabaje cyane bitari bikwiriye ku bakozi b'Imana je buriya nkunda gukora ibiganiro ku ngo yego urugo rw'umuntu ni ibanga rikomeye cyane ibaze nkawe ejo ugasokana n'umugore wawe mwashwanye rigagushwana nibikuyeho ubushuti mwagiranye nibikuyeho umubano mwagiranye byanashoboka ko umwana atandukana burundu ariko mwigeze kuba inshuti mwabaye umwe kuza kuvuga ngo uri igicucu ufite urutwe ufite ni ikibazo kandi buriya ari ikintu abantu badatekereza ari ishusho itagiva mu bantu cyo wakora cyose yashusha igaruka mu bantu nubwo basabye imbabazi ko bazagaruke basabe imbabazi ubwoko bw'Imana bapfukamiye kuri kamera yabo ko bafite cyano yabo bapfukamiye babwira ati ubwoko bw'Imana mutubabare ko nge nkunda Mama Bitangaza atarakora bino bintu namukundaga cyane namukundaga cyane ko yavugaga cyane kuri divorce ko range ntabwo nkunda divorce kumva umuntu yatandukanye na mugenzi we none wakubona kuntu akuriwe indankuru wareba urukundo batweretse kuri za kamera umubano bari bafitanye ukabona ko ari umudayimoni ngewe n'abasingira nka bati umudayimoni ateye bano bantu n'umuryango ni ukuri utsinde pe ni ibintu bibabaje nkanye numva nahamagara mu Bitangaza mu gikari umbwiye ati wambabariye ukareka kujya kuri kamera wambabariye ukareka gusubiza basuye umugabo niba yasaze asare wenyine ari ukavuga ati sundi ni umuntu mukuru ukuvana ahantu wamuyera kumva ko ibintu ari gukora ashobora kuba yabitekerejeho ariko Imana ishimwe ko basubiranye niyaba ari prank yaba atari prank gusa kuva bari kumwe Imana ishimwe ariko bazasaba imbabazi zifuye ku mutima bavuga ati nukuri turiyanye mutubabarire pe
ariko se buriya mama no ubona buriya abantu bakwicara bagapanga biriya bintu bakabikora bishushanyije ari prank bari gukina bagatukana kuriya mu by'ukuri baraye je sinayishobora ariko kubigaragara kuko numvishije umwe muri bo mu bari abapasiteri Pastor Justin nufisha avuga ngo yari prank bari bapanze cyane kugira ngo bamenyekane kandi n'abantu twari tuzi n'undi bari bamenyekanye jowe ntakari kuvuga ngo nagahora abantu bari bazi twari tubazi kandi tunabakunda niyo bayifunguriye cyane yabo twari kubakurikira ko n'ubu turabakunda kubera ibiganiro byiza rega nta muntu utagukunda ufite ibintu byiza ubwira abantu ariko kugera ku rwego rwo gutukana kugera kuri rugero ya Imana ibabare ko n'abana bawo n'ibiganiro bitazasibika cyetse zino channel zose zabinyujijeho kandi sinzi ko ari umu YouTube uzabemera gukuraho ikiganiro azi ko kiri kumwinjiriza amafaranga umwana wawe bibaza umwana uzaza kumva ngo papa yavuze ngo byagendaga gutya ijambo ngiye natasubiramo bavuzemo ari mama yavuze gutya ni ibintu bikomeye cyane bo babyumva ko ari ibintu bisanzwe ariko mu muco muri communauté nyarwanda biteye ubwoba kandi biriya bintu ikindi bitera n'ubwo abana bacu bakiri batoya urubyiruko abantu batekereza gushaka ahita akavuga ati niba mbona abapasiteri abantu bakuze bafite abana bakuru umugabo arayira ati njyewe nubwo nabyenda gutanga nakongera kubana n'umugore ntago ari bibatera ubwoba agatuma adafata decision yo kujya kubaka urugo rwe ariko Imana ishimwe ubwo basubiranye bakaba bameze neza yaba ari prank byaba ari ukuri ubwo nibo babizi ukuri kwabo nibo bazi ukuri kwabo none se pastor muri iyi minsi mu miryango nyarwanda hagenda haboneka ubwiyongere bwo gutandukana kw'abashakanye amadivorce kandi mu batandukana naho harimo ababa mu nsengero b'abakristo ukibaza abapasiteri bo nta ruhare mugira mu kusenyuka kw'ingo icyo mvuga gusenyuka kw'ingo mvuga ndavuga bashobora kuba mutanga inyigisho mbere habagaho inyigisho z'amezi 3, 6 abantu bagahugurwa bakajya mu bintu bazi ese biracyakorwa abapasiteri nta kudohoka kwabayeho n'uruhe ruhare rw'itorero muri iki kintu gikomeje kugenda kiyongera mu Rwanda ndatekereza yuko nta mushumba n'umwe wakemera ko abantu batandukana ahubwo abantu iyo bakoze ubukwe baraduhamagara bakagenda bagashaka umushumba akabasengera bagakora ubukwe bwiza ariko mu gihe cy'itandukana ntago bongera kujya gushaka umushumba ndatekereza rero kenshi bipfira ntago bajya kugisha inama usanga kenshi umuntu agiye kugisha inama n'ubundi wa wundi ufite igikomere cy'umugabo cyangwa se cy'umugore ko nanjye bimeze gutya mu rugo rwanjye ko nanjye bimeze gutya cyangwa usanga bese icyambere giye maze kwibaza inshuti zawe uri kugendana nazo mu gihe ubona byanze mu rugo rwawe niziye abajyanama ufite nabaye uwagaze yeye uri kurwana gute urugamba kuko ikintu cyose kiba kubw'impamvu ariko impande zombi iyo zabanje kwisuzuma nkareba uruhande rwanjye nk'umugore n'umugabo akareba uruhande rwe umushumba akaza nyuma kuko nta ruhare abashumba babifitemo kuko inyigisho z'umubano baba bazigishijwe guca bugufi kwihangana kwizera gusenga ibyo byose inyigisho z'umubano baba baziciyemo baba banigishijwe ni nishima ku mushumba gushyingira abageni akumva barasazanye ariko iyo basenyutse bakiri mu itangira uwabasezeranyije ni wa mbere ubanza gukomereka rero ndumva nta ruhare abashumba babigeramo nibo ubwabo bananirwa kwizerana za nyigisho zibanze se nk'abafiyanse bagiye kubana ngo bamenye urugo n'iki urugo rwubakwa gute hari inyigisho abashumba bahaba abageni bagiye gushyingirwa muracyazitira ubona zigitangwa nk'uko bikwiriye ziratangwa nk'uko bikwiriye ahubwo nukongera bakajya basitanga nibura amezi 6 urana mbere by'amezi 3 hari n'abaza ingo nyinshi zisenyuka ugasanga yakundanye n'umudiaspora ibyumweru 2 ibyumweru 3 akaza agatanga amafaranga ku mushumba runaka nicyo kandi icyo ni vuara nicyo rero ugiye wagwa ku cyo nari ndi kucyaka kuvuga rero sasa urabona hari abapasita
usanga abantu benshi biharaje gushyingirwa muri jaride mu masare aberamo ubukwe batavugiye mu nsengero, ugasanga umuntu waje ataziranye n'undi mugani wawe bagatanga amafaranga ku mushumba akagenda akabashyingira, nta kubigisha nta kubakundisha Imana cyangwa kubasobanurira by'urugo bagiyemo, mbese ukabona ni ibintu akoze asa n'uwirengagije ihame rya gishumba ahubwo akabikora kubera amafaranga. Ibyo bintu ubona bikwiriye mu by'ukuri? Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye. Niyo mpamvu ugenda kwinginga Imana yongere idufashe bafungura amasinagogi. Niba gufunga amasinagogi ko ntabwo ari itorero, ntabwo ari urusengero, urusengero rw'umuntu n'umutima, ariko gufunga n'amazu nabyo bifitemo uruhare nabyo runini cyane. Ariko na mbere yuko bazifunga ibyo bintu byahozeho, ibyo byarabaga. Ariko ngewe nta atansiyo nabwira umuntu, namwinginga kuko n'ubundi ugiye gukora ubwo bukwe wari ufite ahantu usengera, shaka umushumba wawe agushyingize. Wijya gushaka umushumba ngo wenda niko mfite, ntabwo nshaka umushumba njye kaza kunshingira ibiki ntabwo ari mwiza, ntabwo mwiza, oya shaka umushumba wawe agushyingire. Ibi ni byo nyine gutera divorce. Nose umuntu jewe ntabwo muziranye ujya kuri telefone gusa muravugana, nuzi umuryango nuzi iki, akandi mugiye kubana iki akaramata. Umuntu ngo nuko wumvishe ngo aturutse muri Amerika, aturutse za Canada, aturutse sinzi yeye, nawe umukobwa mu Rwanda waramubonye, ntabwo umuzi, ntabwo uzi umuryango, ntabwo uzi imico ye, uru rugo ruzakomera biragoye, ni ku Mana. Rero nukuri n'abashumba natwe Imana idufashe nyine nabo bisubire napfa gushyingira abantu, kuko tuzabazwa byinshi. Natwe n'umusaraba tuba twishyizeho, ni umugozi tuba tubashyizeho, gushyingira umuntu utazi neza. Kandi none ugasanga umuntu yakoze n'amakosa yo kumutangira ubuhamya, umuhungu wanjye ni umwana mwiza, umuhungu wanjye ukamuvuga ibigwi, ukavuga umukobwa wawe ibigwi, ejo bikagenda bikaba bibi. Bano bantu bateje kwicuza. So rero abantu bashakane babanje kumenyana, nubwo yaba ari mu mahanga bakore inyigisho z'umubano. Isi yabaye ntoya, ushobora gukora inyigisho y'umubano muri kuri Zoom, umwe ariko ari mu Rwanda undi ari yongewe muri Amerika, mukazikora izo nyigisho z'umubano. Nibura basi tuzikora amezi 6 kugira ngo turebe ko twagabanya izi divorce. Kandi wemera inama abantu barimo barakugira, wumva inama zose ariko uyitemo izikubakira, izo wumva nzima, aba arizo uzahitamo. Ariko n'abashumba rero nabo babwire bareke gukunda amafaranga cyane ngo bitume bashyingira abantu batigishije batanazi. Umuntu aguhamagaye kuri telefone gusa nta handi muziranye, ataye umushumba we wamurebatije, wamukujije, wagize gute umuzi, kubera ko yagiranye ikibazo nawe cyatumye wenda bitewe n'amanyanga ashobora kuba ari mu bukwe bwe n'urugero, cyangwa n'izindi mpamvu. N'urugero hari nk'amatora atemera gushyingira abakobwa batwite, ugasanga umukobwa aratwise, ukavuga ati reka ajye kwishakira umushumba uri bunkingire, nta kibazo ndamuha amafaranga. Ugasanga ntunamubajije icyo yapfuye n'abashumba be bitumye aza kuri wowe, ugahita uvuga ati muyazane mbashyingire. Abo bashumba nabo nubwo uri umushumba mugenzi wabo utabakubitira ahareba inzega, ariko nabo mu by'ukuri baba bakwiye kwisubiraho, ntabwo ari byo. Nabo babyumve. Ubwo uraba uguye abashumba abapasiteri murashyigikirana sha. Ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni ugushyigikirana. N'icyo nicyo wari uvuze ngo umukobwa aratwite, sibyo? Impamvu iki mvuga ati ngo umuntu yamushyingira, impamvu iki umuntu yamushyingira, icya mbere yarangije gukora icyaha, yarangije gutwita, sibyo? Ariko yarangije kwihana. Rero n'umushumba nawe wanze gushyingira umukobwa ngo niko atwite, shangiye birabingiye naho njya mbyemera. Wowe wamushyingira? Namushyingira. Reka nukuri reka nkubwire jo, Imana niyo nyembabazi. Umuntu yarangije gukora icyaha, ibyadukora ni byinshi, gutwita ntabwo aricyo cyaha cyonyine. Ahubwo gutwita se ni icyaha? Ntabwo ari icyaha. Ubwo gusambana nicyo cyaha, ariko gutwita cyabayemo, ariko basabye imbabazi Imana. Gusaba Imana ikimenyetso cy'imbabazi y'Imana. Imana yemeye ko n'ubwo bukwe buba. Umwana aje akubwira ati nukuri nawe mukiye Imana mumikira n'itorero, ndetse n'umuryango narawusebije, ariko kubw'imbabazi z'Imana ni munshingire. Ni munshingire kino cyasha cyimviyo, kuki utamushingira? Wamushingira pe. Icyo gihe rwose bamwangiye agashaka umushumba wamushingira, nukuri nakosa ari. Bose bigira kwa Rutayisire.
ni ukuri bajye abazajya bajya kwa Rutayisire afite akazi kenshi bajya baza kwa Pastor Noel. ni ukuri bajyayo pe Noel iwawe bajya bahazugura bahamagaye. ni ukuri ndabahamagaye abafite bajya baza bashingira. Nabashingira niba bakundanye n'umugabo nabanza nkamenya amateka yabo nkabanza nkabakurikirana urumva nubwo afite ari bushingirwe umunsi akabyarisha namushingira. None se ntuba wishihame se ubwo okay tuwamushingira ubwo se gushingira umukobwa utwite ariko se ubundi wa mugani gutwita buriya icyambere erega ariko mwego mwabonye ko yakoze icyo cyaha cy'ubusambanyi ariko ababikora ni benshi sibyo bakagenda kubishingirwa yarabikoze yarari avance uyu nguyu ariko ngo wafashwe nyene no gisambo uyu nguyu yagize ibyago niba ari ibyago niba ari umugisha we yasamye biragaragara wange kugira umushingira oya niba yabashe guhagara imbere y'itorero Imana imbabarire ari ikindi reka Imana nagidusaba ibintu byinshi Imana igire gute Imana imbabarire Imana niba yamubabariye wewe umuntu wanga kumubarira nkana nta burenganzira ufite bwo kwanga kumubabarira. Ntiwamureka se akabanza akabyara wenda ukazamushingira nyuma. Oya buriya Joel iyo wabyaye ya budget y'ubukwe ijya ku mwana ibintu biba byinshi nyine umubyeyi ushobora gusanga umaze indi myaka nk'ingayi utagikoze ubwo bukwe udashingiwe rero mu muhereza uburenganzira abamenyesha umugisha agende mu rugo rwe agire tukiri kuri ibyo ngibyo urebe muri minsi none dufite ingo nyinshi zitwa ngo n'abakristo ariko zibanye batagize gute badasezeranye urumva ari nabyo bingi divorce nyinshi usanga umuntu avuga ati ngewe ngo ntago nari nasezeranye nawe nari indayaye gute kandi ubanye nawe imyaka 10 imyaka 7 imyaka 8 yego mwarabanye ngo niko tubanye tudasezeranye mwaranabyaranye uyu munsi none ukaza kubyitakana ko wabonye undi wenda wumva ukunze ukaza kutubwira ngo nagura umugore cyangwa nagura umugabo oya abantu bose babanye badasezeranye nibajya imbere y'umushumba wabo si ngombwa kwambara agatimba ariko abayesha umugisha w'urugo buriya abakatolika babigenza neza siko buriya mu bakatolike nta muntu ubana n'umugabo cyangwa n'umugore badashingiwe wegera ameza y'umwami nabandi ariko nuko nubundi no mu yandi matorero amatorero yacu ya kirokore upfa kuba warabatijwe gusa kuburyo warishingiye uragenda ugakora umurimo w'Imana ukaba umuhanuzi yewe ushobora no kuba n'umushumba warishingiye abana n'umugabo ati ngo twabanye tudakijijwe nyuma yo gukizwa wakoze iki ega gukizwa bivuga kuva muri Egiputa kuva muri bya bindi sibyo ariko wavuye uracyabana n'umugabo mudasezeranye kandi buri munsi uzamuka imisozi urimo urasengera Imana iguha amazu urimo urasenga Imana iguha imodoka urimo urasengera Imana iguha ibiki n'ibiki nuri kusengera Imana ngo Mana mbabara nanjye isezeranye n'umugabo niyo umugabo atabishaka niba icyo umugore atabishaka nabyo ushaka ukita ko uri umukristo ega nawe uri umusambanyi nk'abandi niko buriya Kiliziya Katolika yubakitse ariko nibyo ntabwo ushobora kwegera ameza y'umwami ntushobora kubyara umwana muri batisimu mbega nta kintu ntiwanabatirisha utarashyingirwa nibyo bita abagarukiramana ugasanga umuntu abanye n'umugabo imyaka 10-20 aje ari umugarukiramana agashyingirwa agahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa kandi si ngombwa ko wambara agatimba si na ngombwa ko utumira abantu no muri chapelle baragenda bakagusezeranya kuki twebwe abarokore tutabikora wowe umuntu ufite umugabo mubana udasezeranye kuki utakegera umushumba wawe umubwira ati ariko ndumva nava muri iki cyaha kuko buriya yo kutuma mvuga ibintu byinshi twebwe abarokore njya mbona uruhande rumwe dufite ukuntu twamenyereye Imana kuko tuzi gusenga tuzi kuzamuka imisozi tuzi kwiyiriza tuzi imbabazi z'Imana ukuntu zigana tuzi byinshi mbega dufite ukuntu twisanzura ku Mana birenze cyane bikanatuma dukora ibintu byinshi mu makosa twita ko turi abakristo ariko tukibagirwa ko ari amategeko y'Imana amwe namwe twarangije kwiregagiza ufite umurimo w'Imana ufite umurimo w'Imana mu nzu y'Imana uri umudiyakoni urava mu gudiyakona ujye mu rugo rw'umugabo ndasezeranye uritwa iki uritwa nyine umusambanyi umusambanyi ariko mubana n'umugabo
duheretse kujya gusenga ahantu turimo turasenga nyine abantu batagira kwivuga noneho umudamu agiye kwivuga afite umwana n'umugabo umuhanuzi barahagurutse ngo oya ngo wowe wivuge ngo Imana yaravuze ngo nta zina ufite reka cyapaye Imana yaravuze nta zina ufite Imana niko yavuze ngo yego ngo wizi Imana yavuze none ko kunyira abantu zabikubita cyane Imana yaravuze ngo nta zina ufite ariko baba bafite icyo bapfa kuko Imana yarabivuze nyine Imana yabo yayivuze ko Teka wikwivuga Imana yavuze ko nta zina ufite Imana yaravuze ngo nta zina ufite ngo nawe bwawe ntago uzi icyo uri cyo ntago uzi niba uri umukobwa ntago uzi niba uri umugore kubera iki kubera ko abana n'umugabo batasezeranye siyo mpamvu none ngewe mbigiraho ikibazo Imana yaravuze ngo ntago azi icyo ari cyo nta zina afite barangiza kwivuga banyakiriye ndakamuhagurutsa mudamu umwe bihanuye oya undi bavuze Imana yavuze ko nta zina afite ndamuhagurutse ati Imana ishimwe ko munyakire ko mbere yo kungira ikintu mvuga ndabashaka kubwira mudamu ahaguruke sinzi nyine Imana yavuze ngo wowe bavuze ngo Imana yavuze ngo nta zina ufite haguruka arahaguruka none se shimwe ko Imana yavuze ngo nta zina ufite ubundi wowe witwa ese yabivugiye ku misozi aho basi ese ni ku musozi dore ni ya misozi nabonye Bibiliya iri gufata abantu Nyamasheke ngo bagiye gusengera ahantu hatemewe mvuga kuri nyine abantu baba bagiye gusenga mu byumba mu ki nyine b'abantu zira ko dufite abantu benshi pe ndamubaza siko avuze ngo nta zina ufite wowe witinda ngewe nyine nitwa none se ufite umugabo araceceka nyine ndi kukubaza ufite umugabo murabana mu nzu nyine arahari ariko nyine Imana yarambwiye ngo ntago nzi niba ndi umugore cyangwa ndi umukobwa ariko Imana abantu bageze inyamatiku ushawe bikomeye cyane namwe simba ufite umwana ati nyine mfite abana babiri none se abana babiri bafite wabyaranye n'umugabo ati nyine turabana none se ni gute Imana iyoboye kuri umugore cyangwa uri umukobwa tabika rero bananye muhamba barasinivanze mu byanyu ariko uri umugore ni umugore keretse niba udashaka umugabo ufite none se buracyabana ati turabana n'ubu ngubu uravangaha ujye mu rugo rw'uriya mugabo ati yego none se uri mamande bakwita mukandi avuga izina ry'umugabo we ndavuga ati ndababaye cyane Imana yacu ntabwo ari injashwa Imana ntabwo ari injiji ni ukuri Imana ntabwo ari amatike Imana ni amatike ntabwo yagira amatike sinzi uwabiguhanuriye uwo ari we icyo akora uri umugore ufite umugabo udasezeranye ubwo baruzi ni ukuri ndabo bapinze sibwo iyi Mana avuganye nawe ngewe sinyemera ubwo ndetse niba ari Imana y'ahandi ndetse niba ari Imana y'ahandi ariko iyi Mana twese twizeye mu gihugu cyo mu ijuru tuza gusenga amanywa na nijoro irabizi ko uri umugore ubana n'umugabo udasezeranye none se umugabo wawe uramukunda wumva mwabana cyangwa Imana yumva babana kandi babana ati nuko ngewe nkunda umugabo wanjye Imana namfashije twakomeza tukabana ngaho ngo ariko nyine ngo nanjye ngo barabimbwiye nyine ngo numva nibyo nyine nanjye nyine nabona ko umugabo wanjye nyine nanjye nta kintu rimwe na rimwe nyine ajya amereza ndavuga wenda ngo nibyo nyine ko Imana ibivuze ngo ariko ngo nukuri ndamukunda ubwo ukunda umugabo wawe reka dusenge Imana ahubwo umugabo wawe nawe agukunde cyane naho dusenge Imana urugo rwawe rushyigikire unakore n'ubukwe kandi guhera uyu munsi ujya wiyita uvuga ati ndi umugore wa runaka ndi umumama mfite abana ntuzongere kuvuga ngo Imana nta zina ufite Imana irarifite niba uri umukobwa irabizi niba uri umugore urabizi niba uri umugabo urabizi niba uri umusore urabizi ibyo bindi bishyire ku ruhande ubu buhanuzi ndabwanze akira noneho kwitwa kuri umugore wabahuguye neza ni ukuri ntabwo Imana igira amatiku
ntabwo Imana igira amatiku rwose ngo ngwicara ngo wikwivuga ngo Imana yavuze ko nta zina ufite nose umuntu wabivuze nabyo yaravuze ko ari Imana ibivuze ngo nimwinjira aya ni umuhanuzi kandi ubona kabisa ko anashyushye cyane dore niba abantu twajyaga tujya gusenga mu cyumba noneho umuhanuzi umwe ati hano harimo umuhehesi ni urugero nyine noneho umumama umwe nyine w'umuhanuzi akavuga akitigisa ati Imana uyu muhehesi dusengane cyangwa tumusohore urumva undi mumama mu nguni ngo musohore ubwo ni Imana igusubije ukibaza Imana igira amatiku urumva ku buryo ihita isubiza ngo musohore urumva kandi Imana itanga abanyabyaha aho banga umuntu utabyihana none niba ari Imana igategeka yuko ngo bamusohora umunyabyaha irimo iramuhungisha aho yari gukirira ngo nibamusohore ubwo rero ni bene ibyo abantu bakwiye kujya bagenda bajijuka mu by'ukuri nk'ibyo ntabwo ari Imana yabivuze oya ntabwo ari Imana ni amarangamutima y'abantu baba bafite akayitirira Imana. Niyo mpamvu abantu bagomba kuba maso. Isengero zigiye gufungurwa mu minsi mike ariko abantu babe maso. Nuko rero pastor rero Deborah nyine ngira ngo ubungu burimo urahanagura umushanana ngo mu minsi mikeya utaha ubukwe bwa Vestine cyangwa unabushyingire kuko ADPR yo ntabwo izashingira ya definition ADPR suzuzi ko tabyemera ukiriko ntabwo yadefinition kara gapere yashyizeho kuko none nibyo ngiye nabirebye Joe mu murenge yari yambaga perike nkuko nakambara nyine ingiyi ariko reba muri reception yayinduye afite akanatirere nagura mwana definition ari ushwa sure pe okay ntacyo wenda reka ibyo nitu twe kubitindaho wenda tuvuge ko ADPR ishobora kutamushyingira wenda bitewe n'impamvu zayo wenda z'amahame ibifite ashobora kuba atarubahirije wowe rero wamushyingira utayisire we yaravuga ati nibaze rwose ati ahubwo batubwira abazashyingirirwa tuzabashyigikira ko akabantu babihagurutsemo baravuga ashatse akiri umwana baraditera twite abandi atuye mugabo afuturutse nyine bashyushya bo bireba naho bitareba wowe ubivuga iki cyane cyo ubwira abantu bivanga mu bitabareba oya Joe reka numubwire pe kandi n'abantu manange mbabarire babyumve ndabakunda ariko izi YouTube channel n'abana babi akazi kabo no gusenyana akazi kabo no gushyushya inkuru z'abagenzi babo no gushyirana uwaguye nago bamenya kumwegura ngo bamworose wambaye niba bishoboye ahubwo ubwambure no bagenda bakabwamamaza mana w'Imana babare n'ukuri ikintu ngiye nabivugaho aba bantu bose bari gutuka n'umwana ashatse kiri muto yagute ngiye nashatse mfite 18 wowe 18 singize imyaka 23 mu rugo nubatse yego ko wari ushoboye ko nabishoboye none se kugira ngo agende yandagare nibyo bibashimishije nibari kumwana w'abana afite 22 ni si myinshi ariko siko mana yanjye uzi ko muri Kongo 22 baba batangiye kwita shangazi batangiye kwita tantine kuba washaje uba wakuze urumva rero vendeza ntabwo ari imyaka mikeya bavuga ngo ni mikeya none se leta yagiye gushyira 21 ko yemerewe gusezeranya iyo ntabwo yari yarebye ko umwana aba yakuze uyu munsi none ntabwo bashyize kuri 18 umenye ko isi iri kwirukanga rero kuba yashatse ndumva nta cyago yakoze nta gikuba cyacitse ahubwo mana yanjyewe mbishoboye nasibisha bano bantu bose ibiganiro n'umwana wandi bamwandagaje bari kumusebya bamwinjiriye cyane umugabo ngaho nakagura afite naki ikibazo kiri Joe bamuciye akagurupe mana yanjye imyaka bamugize umusaza ko batuma umuntu agira trauma batera umuntu stress akirukanga ku gasozi uziko batuma satana abona inzira akinjira akaba yanabasenyera n'urugo oya nukuri nibahagarike nibabihagarike bari kumwana naga ari umwana n'umuntu mukuru naga imyaka 21 none nawe se nago turi kubona ba 18 ba 17 bari kubyara abana bacu muri iki gihe bafite igikuriro cyane
rwose rero kuvuga kugira umwana azandagare niba ari kumwana ashake niba ari kumwana rwose ADP nitamushyingira neza bikoze amakosa kwambara kari akagofero nuva atari abantu bose ahubwo se mu ADP utakibyambara iriya misatsi muri kubona ya naturel ni yabo bose sa amaperike bambaye yasibye gushyiraho nk'iyanjye ariko bose bambaye amaperike ya naturel kuba rero yambaye kari akantu kugira ngo wenda se neza shaduva nta kibazo ntabwo yigeze adefiriza umusatsi mu birebe neza nta musatsi yadefirije ntaki biriya bindi byo gushaka guhara bikurira mwana ni kwa kundi nyine satana abashaka avuga ngo akwicira izina agusebye akwandarike ariko ndumva nta kibi kiri kuriya mwana rwose mana yanjye abakozi b'Imana bari muri iki gihugu no hanze yaho abantu bose ababishoboye n'abatabishoboye bamushyigikire azakora ubukwe bwiza azabukore pe ngewe ndatekereza kugira ngo bamusebye kuriya ni ishyari ry'uko wenda yabayishe civile yiwe kandi birafite impamvu ye tutazi muriza ni ngo hari itegeko se rivuga ngo bayamamaze ko famille irayizi yari yagaragiwe n'inshuti n'imiryango ubundi ni ngombwa bitubwire twese ntabwo ari ngombwa rwose abandi bantu bose se bajya mu murenge ubundi barabyama ni publicité kuva kera se ubundi mu murenge ajyamo abantu banditse 15 kwa kari umusitari murashakaga igihugu cyose gihurure oya amfete vraiment batubabarire birababaje pe kandi ikimbabaza niko bikorwa n'abantu bakuru abitwara abakozi b'Imana abantu bakuru nimwe muri kubikora ntago ari byiza natwe turayetse ntago tuza abacu bazagenda kuri ngaye urumva rero no kuri abantu babigabanye ngewe nditeguye doka nzaza nukuri nzakenyera rwose nzaza nk'ubyinire nibyo kuko niba tubakunda imiziki yawe Vestine abantu benshi bakunda kubitiranya niba dukunda ibihangano byabo tukabishyigikira kuki tutaza kubabyinira kuki tutanezerwa n'intambwe ibateje si byose oya Apostle Mignone yarabanuriye yarabanuriye avuga ati Imana igiye kujya batunga inkoni bafite buriya buhanuzi bagiye kwa Mignone abanurira buriya buhanuzi bukurikire neza nibyo biri gusora rero kuri abana Imana yamutunze inkoni ibindi by'amashari y'abantu n'ubuhanuzi Apotre Mignone yabahanuriye busohoye kandi koko yababwiye imbere y'itera bati mwebwe Imana igiye kuba batunga inkoni mugiye kujya mu ahantu hagaragara mugiye kwaguka mugiye kugira gutya oya nabyo byo kumutega umunsi ngo nagasongera kuririmbana na murumuna bazaririmba bazaba n'ikisi bazakora ahubwo agiye gukorera Imana neza nta kimutega nta bishuko byinshi nta telefone nyinshi zabasheri n'abashushu agiye gukorera Imana neza ubu nibwo agiye gukorera Imana neza joye no kuri bari kumwana rwose umva bamuha amahoro ahubwo umva Dorka fungura nuzi Vestine ni Vestine ari nafungure nuza groupe ya WhatsApp y'abantu dusigaye dutwereraho twese bashyiraho ngaho buri wese w'ijana w'igihumbi wa 500 w'igice umuntu wese wakunze aba Bigesoni ku mugaragaro nibyo ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane n'ubutumwa bwa Pastor Noella kandi koko birumvikana abantu bakwiye kujya bagabanya amagambo nuko ibitabareba bakareba hirya ariko abantu baravuga bakavuga n'ibitabareba ibashyushye reka wagira ngo bose bamwe babaye ababyeyi ba Vestine abandi babaye ba Marene abandi ubundi ibyirishyuha kuko ubundi okay wana tuvuga yaba twita ubundi bigutwaye oya iki ni ikikwereka ishyari ryo mu mitima y'abantu yego ari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo basabisha umugisha iminwa yabo bakavumisha imitima yabo rero ikibarimo icyabawuzemo nicyo bari kwerekana ni ikigaragara ko bari bafitiye ishyari ni ikigaragara ko bavuga ati ubundi bano bana bo batanze iki kubera iki bo baguka kubera iki bo bakora bino bintu ni ishyari kuko nagwaza kuvuga umwana wa mugenzi wawe ibintu bingana gutya tugeze ku nzu y'umugore none bafashe umugabo we bamushyiranaho n'undi mugore ayaya ngira ngo ni byinshi ariko byambabaje cyane biriya bintu byambabaje nibutse njya gushyingirwa nanjye njya gushyingirwa siko ari abagiye urana tuvuga nashyingirwa mu bakatolike kwa kundi dutanga ibisekuru urabona ko umugabo wanjye ari umukongomani ari uwagiye kuvuga ngo uyu mugabo afite umugore muri Kongo reka
ntabwo ko batageze batarwanya ibyo bintu rero nahise ko mbyibuka ndavuga ati mananye Dorcas nakomere nanashake nakanabirebe naho abanyeshyari babaho nta muntu wishimira ibyiza by'undi ariko Imana ibababarire ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane nk'umukozi w'Imana rero turimo dukorana ikiganiro hari abantu baba bari kureba iki kiganiro bababaye barwaje bihebye biganyiriye bafite ibibazo byinshi bitandukanye baba bakwiye ijambo ry'ihumure ni ryo jambo ry'ihumure waha abantu bababaye abantu bihebye biganyiriye bari mu bibazo bitandukanye hari humure wabasangiza tubyita ijambo ry'ubuzima kuyoboka Mana TV. Ijambo ry'ihumure nabahereza reka turirebe muri Zaburi ya 23 aba ari ryo jambo ry'ihumure mbahereza nubwo nunguye ariko reka turebe Zaburi ya 23 ari ryo basengeramo. Icyo nababwira gusa mu ijuru aracyari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, aracyari ya Mana iruhura imitima ibabaye igiyoza amarira narirarenga kandi nduva ntabwoba dufite ngo barayitera kudeta irava ku ntebe y'icyuba irava ku ntebe y'ubwami icyo yasezeranye nawe kitarasora oya umura uyu ni umwaka w'icyubahiro cy'Imana. Amen. Ni umwaka w'icyubahiro cy'Imana, ni umwaka Imana igiye kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Wowe komera, ndakwinginze gusa kuyikomeraho ngayirwa batagira gute abatava mu masezerano ngekiretse abayavamo ari nta mpamvu. Rero ijambo ry'ihumure nabayereza basenyere mu Zaburi ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Uwiteka ni umungeri wawe nubwo ubukene bukwishe ariko ntabwo tuzakena kuko Uwiteka niwe mungeri wacu. Ngaryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Anunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, asiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi ngo bizanyuma y'iminsi yose nyiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Imana rero igutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe, Imana ikugiriye neza, Imana ikubahishe, Imana ikuzamure, Imana iguhe ijambo wariburiye, Imana ikore icyo abantu batabashije gukora ku buzima bwawe. Tumva ryo jambo ry'ihumure abahereza tumva ari ibyo. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Pastor Noella tuzajya tumugarura mu biganiro byinshi muri uyu mwaka. Ndumva nifuza ko twakora nivuga butumwa mu buryo butandukanye kandi Imana izadushoboza rwose. Nawe niba ubyemeye rwose byadufasha cyane kuzakora nivuga butumwa cyane mu Imana. Tuzarikorana nta kibazo ndabyemeye kuko ndumva ari wo muhamagaro ndimo kandi nyine tugomba gushyira mu bikorwa by'Imana yaduhamagariye. Gusa mbere yari ifite ubwoba tuzakora ikindi kiganiro yani ifite ubwoba bwo kuba umushumba kandi nigeze nshaka kubikubona no kuvuza ko bizaza mu kindi kiganiro ariko nigeze nshaka kubikubaza igihe navugaga ku bibazo abapasiteri navuze nta bwoba wari ufite bwo kwinjira muri uwo muhamagaro uko nzi ko ari umuhamagaro utoroshye ugoye. Ese ni isezerano wari umaranye igihe byaragutunguye byagenze gute? Nashakaga ukikubaza pe n'ukuri iyo nkuru tuzayikora mu kiganiro cy'ubutaha tuzayitegura neza. Ariko nayo ifite ubwoba ariko ni umuhamagaro kuva nakinjira mu barokore ku munsi wa mbere. Umupasiteri amanuriye njya mwibagirwa namuvuga rwose izina Pastor Naboti. Yego. Aramanura ati ngo mbonye Imana iguhaye ubuje no mukatoya ati amva rero bwabweswe bw'abarokore bushomba numva no kunanye nabangaga nubwo nari abantu kuko ngiye urabiziriruka ikiganiro nagwaye cy'abantu z'ibinyoma byose narabiciyemo ari ibintu nanga kubara n'uwamya burebure tuzabukora. Reka dusezera abantu nta kibazo ikiganiro kitaba kirekire cyane ariko nzababwira umuhamagaro uragerageza Joe. Umuhamagaro uragerageza, umuhamagaro uravuna. Jewe narabitinye nasuye no mu bakatolike ndi kwanga bino birirwa bambwira ibintu by'ubushumba ndagenda
mba umuvugabutumwa ukomeye mu bakasimatike ariko nkaya numva bakajya bikangarura nasenga bakabimbwira bakati Imana yanjye n'ubuhamya burebure nzabutanga ariko ubu shima Imana ndabinezerewe kuba ndi umushumba yego ni ukuri pe ndabinezerewe mbishimira hamwe Imana cyane nubwo ari igihe kigoye kitari fiere kubyitwa bitanejeje abagupinga bagira gute ariko nge ndumva mbinezerewe yego ndumva ndi mu bihumbi bike binezerewe kuba nitwa umushumba n'abasutswa amavuta Imana ishimwe ni ukuri ndabinezerewe jowe tera cyane wabyemera utabyemera nge ndabinezerewe yego kuko ni mbega ni umuhamagaro ndumva bindimo kandi ndumva mbishimiye mw'Imana gusa Imana ibindindiremo kuko abenshi baraguye ntacyo nicyo nta mbaraga mfite ziyambaye zirenze iz'abahandi Imana ibinkomerezemo ariko ndabinezerewe yego ya ngira ngo ni Pastor Deborah Janet Noella ni Pastor Noella twarimo tuganira ati nishimiye umuhamagaro w'Imana ubuhamya bwawo azawudusangiza mu kiganiro nk'iki ngiki kindi tuzakora mu cyumweru kizaza abantu bazagikurikira bumve uburyo iyi Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye imunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi kandi koko wabinyuzemo urumva gusubira mu gaturika kugeragezwa n'abahanuzi b'ibinyoma ibiki n'ibiki ibyo byose ni ibintu byacaga intege umuhamagaro byose byashakaga ko ucika intege ariko umuhamagaro w'Imana unyura mu bikomeye reka no tugushimire kuba wateye intambwe ukaduha no mwanya ukatuganiriza Imana iguhereza umugisha cyane ariko hari abantu bashobora gushaka kukuvugisha batagize ibyo basobanukirwa ese cano ikidendezi cy'amahoro cyabaho cyangwa ikidendezi cy'amahoro kiracyabaho ariko nuko nanyumaze igihe kinini nakora maze igihe kinini nakora ariko ngiye kubyuka iryo zina riracyari base nubikona iryo zina uzarimpe ndigure oya ikidendezi cy'amahoro uzi iryo zina ukuntu ari ryiza zakubwira imvo n'imvano y'ikidendezi cy'amahoro cy'amahoro ni izina ryiza byatse ariho nkubwira ko byari umuhamagaro urumva afungura cano yanjye nari nanditseho ngo YouTube Janet TV urumva mu izina ryanjye noneho ashize nk'ibyumweru nka 2 numva ijwi rimbwira ati ngo oya ntabwo ari Janet TV ni ikidendezi cy'amahoro abantu benshi bazabonera amahoro rifite ubusobanuro bwinshi numva inzozi byuka mu gitondo mpamagara umuntu mpindurira izina ni ikidendezi cy'amahoro iryo zina ryakaze nta handi wari kuba warikoheretse mu ijuru ntabwo ari ukukubeshya iryo zina buri gihe ndi gutekereza YouTube channel ndafata ikidendezi cy'amahoro vraiment uzarikomeza nzarikomeza ngiye gutangira mu minsi iri imbere ndi kubitegura gutangira gushyira ibiganiro cyane cyane ariko ngiye ama-story asetsa abantu muri minsi bari muri za stress nyinshi ndumva ashaka gushyira ama-story asetsa abantu mukaza tukaganira nkabatera ama-story ngira ama-story nzi gusetsa buri gusetsa ko umuntu agura n'umuntu babaye mba numva ngiye agomba gutandukana nanjye yishimye uko byaba bimeze kose ugomba gutandukanya nanjye wishimye rero umuntu usifuza kumvugisha kunganiriza kungisha inama cyangwa nayo akangira inama ko uyu murimo nawe ntabwo woroshye bifuza kuba inshuti zanjye byose mu nzira zose ni akamenyetso ko guteranya 250 sibyo Joel yego nibyo 78 300 8951 ndabakunda Imana ibamugisha kwiyobokamana TV muzambona kenshi nawe urakoze cyane kandi Imana igumugisha amen